Imana yacu irareba ntago ijya yerekwa. Abantu benshi banzi tujya dusengana, njye niyo umpamagaye ugatangira ukambwira ngo ufite ikibazo mpita ngukupa. Kubera iki? Ntago mba nshaka umuntu, none se gutya hari igihe uhamagara umuntu ugatangira ukavuga njyewe mfite ikibazo kiniki, nyine ukaguhamagara nkakubwira nk'ibyifuzo byanjye mfite. Ibyo bintu hari n'igihe abahanuzi benshi b'ibinyoma babigenderaho, agasengera bya bintu byo wamubwiye nyine akaba ari nabyo aguhanurira. Ariko niba ushaka kumenya ko Imana ikuzi, niba uhamagaye umuhanuzi koko ngo agusengere, ceceka umubwiye ati ngiye nshaka ko nsengana nawe, musenga Imana iguhishurira ibibazo ufite. Yes, ni iby'agace kenshi gakomeye kuduhitamo hano kuri Niya TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njyewe nitwa David, ninjye mugiye kubana muri kiganiro nkanakiyobora. Ariko nanone ku ruhande rwacu muri kubona aho umukozi w'Imana n'umuhanuzi, n'umuvuga butumwa, ikiruta byose akunda Imana, n'umukobwa Imana yagiriye neza mu bihe nk'ibi, n'umuntu ukobwa Imana hamagaye mu bihe bigoranye, ariko nanone mu bihe byiza, aho ubu ngubu tushobora kubwiza ivuga butumwa rikagera ku bantu benshi bagiye batandukanye mu bihe bitandukanye ndetse mu bihugu bitandukanye, batari ahantu hamwe. Mu gihe mbere ibi bintu bitari byagashoboka, aho wavuganaga n'umukozi w'Imana muri kumwe cyangwa se muri mu cyumba kimwe, ariko ubu ngubu birashoboka ko ushobora kumukurikira uri mu rugo mu bihe bigiye bitandukanye. N'umukozi w'Imana rero, gusa icyo nababwira ni kimwe, muze gukurikira ikiganiro cyose. Ku bantu bagenda bambaza nimero z'abakozi b'Imana mba natumiye, mukurikira ikiganiro cyose nyabuneka. Byari giye mumbaza mukambura, ariko inimero nyisigaho muri buri kiganiro. Ibyo nibanga mbibiye ku bantu babone nimero y'umukozi w'Imana. Hanyuma ntabatinde cyane, reka mwakire, naje kumusura ku Gisenyi. Meze ute? Turashima Imana. Ndakwakiriye hano iwacu. Murakoze cyane. Naravuga ibintu byinshi, reka ngusaba banze dushyira imbere y'Imana, ariko mbere na mbere iki? Imana. Musengesho rito dushyira imbere y'Imana. Witeka Mana yacu, duciye bugufi, turagushimye muri amasaha, turakunezerewe. Warinze twebwe David, uramurinda kugera ni Rubavu, bana nawe mu nzira, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Amen. Warinze abadukurikiranye, Uwiteka Imana, hari abadukurikiye bari mu bitaro, abandi bari mu buzima busanzwe, bose wabarinze, izina ryawe nirishimwe. Amen. Turasenze ngo iki kiganiro kibi cy'umugisha, imbaraga z'ijuru zize zibane natwe, cyo duheje n'imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu. Witeka Imana Nyiringabo, ukorere hagati muri twe, kikirere kiyoborwe nawe. Buri wese udukurikiranya aya masaha, imbaraga zawe zimukoreho. Data nyagora ku ngoma Imana, ineza y'umutindo kugira ngo izina ryawe rishimwe. Tugwaye karibu n'ikaze kugira ngo bane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Nongeye kuguha ikaze, ne karibu hano iwacu. Murakoze cyane. Umeze ute? Turashima Imana. Mami ko naguheruka gakira ko wabaye inzobe cyane. Naguheruka gakira. Ubwo burahayeze ari kunsiga. Ngo abakobwa benshi bavuga ngo Yesu aracyari umusore. Cyangwa utegereje Yesu nawe? Cyane rwose. Cyane pe. Nk'ubu niba ufite fiance akumva ko utegereje Yesu, ntabwo ari burakare. Ntabwo sheri wanjye arakara pe. Hanyuma mama, hano ku Gisenyi muturusha iki? Akavura kari kugwa. Na bintu birenze, ariko nyine nuko imvura iri kujya igwa cyane. Hakurya hari naherukaga hari ibigori bari kuhokereza, sinzi niba byarashize. N'ibigori birahari pe. Turaguha n'ibyo urajyana. Bya bintu byahakurya mu hano Gisenyi byaturikaga. Urampaho cyane. Aya babigo ntago mbikeneye. Byaturikaga ara hepfo. Ntago mbikeneye biriye. Biragatsinda. Ntago mbikeneye. Biranijya basikoviyo. Biranijya basikoviyo. Cyane pe. None ntago mbikeneye bya bigori pe. Byaturikaga natwe tukabyumva. Byagiragira iwanyu. Byari bikomeye kiragi. Tukabyumva kuri internet. Tukabyumva ku koranabuhanga. Gutyo. Natwe arabyumvaga. Byari bikomeye cyane, ni Yesu wahabaye. Hanyuma urashima Imana? Ndashima Imana. Mami, uri umuhanuzi, uri umuvuga butumwa abantu bagiye bakunda mu bihe bigiye bitandukanye. Kubona Imana araguhaye impano z'ubuhanuzi, kubura umuvuga butumwa, wiyumva ute? Njya mbishimira Imana cyane. Kuba hari abakobwa tungana izi saha bakaba bari mu tubari, bari gusinda, bari gusambana, bari kwiba. Njya mbishimira Imana ko itampaye uwo murimo yampaye no kwikorera, nkavuga ibyo ishaka, nkagenda uko ishaka. Rero mbishimira Imana kandi ndabikunda. Urabikunda kuba ubona uri umukozi w'Imana mu gihe abandi cyane rwose pe. Cyane kanya turi kuganira. Hari abari mu maroji, hari n'abadukurikiye bari mu maroji, n'abadukurikiye bari mu busasi, hari abadukurikiye mu busambanyi bikamukundira. Nabyo birashoboka, umwuka w'Imana ashobora kumugeraho
kuko iyo turi kuvuga ijambo ry'Imana hano tuba turi kubwiriza abantu benshi cyane. Hari ushobora rero kurireba ari no muri ibyo ngibyo bikamufasha guhinduka, kuko wenda hariho abantu badasenga ariko ashobora nko gukurikirana ikiganiro kikaba cyamuhindura. Ariko mami, ufata ute nk'umuntu wizera ko Imana itagifite abahanuzi bayo bazima muri iki gihe? Biterwa n'imyizerere ye, ariko Imana wowe ku bwawe bifata ute wowe? Uwo muntu si wowe ku bwawe. Hari abantu badukurikiye hano babumva ko muri iki gihe bigoranye ko wabona umuhanuzi ukiri mu mwuka w'Imana, ko muri iki gihe wabona umuntu guhanura ibintu bikaba, kandi tuzi neza ko umuhanuzi yemerwa ko ibyahano bigize ute bisohoye. Abantu bakashyira abantu mu gatebo kamwe ko nta muhanuzi ukivugana n'Imana ukiriho, bigatuma batakaza n'icyizere abantu babahanurira. Wowe ubifata ute nkawe? Nawe ubona ko abo bantu bibeshye cyangwa ko bamwe bari mu nzira z'ukuri? Oya, siko mbyemera. Nubwo wenda iyi si tugezemo ya none abantu benshi basigaye babura icyo bakora bagateka umutwe mu bintu by'Imana, ariko abantu bose sikari babi. Abahanuzi b'ukuri turacyahari, abahanuzi bo gukora Imana turahari, turacyasenga. Kandi burya ijambo ryo tuvuga ngo ntawabuze igisitaza kuza, ariko ngo ukizana azabona ishyano. Ababi barahari ariko n'abeza barahari, aga abantu bose babaye babi. Ubundi mami, ni nk'ikihe kintu kikuvuna mu buhanuzi bwawe? Uri umukobwa nibyo, icyo ni icyambe kuba uri umukobwa. Ikindi uri umuhanuzi, tuzi imvuna abahanuzi bahura nazo. Ni ikihe kintu kikuvuna mu buhanuzi bwawe? Imana igutumye cyangwa se Imana iguhaye nka message, ni ikihe kintu kikuvuna muri ibyo ngibyo kikubangamira cyane kurusha ikindi? Njye nta kintu kimbangamira, ntacyo pe, kuko Imana igukoresha, iguha ubwenge, kandi ndatekereza mbese igutuma ahantu iri kumwe nawe. Sinzi rero iyo Imana iri kumwe nawe nta kintu cyakuvuna pe. Reka nkwe nk'urugero, nk'uburi umukobwa, Imana igutumye nko ku muryango w'abantu bafite imyaka 60, umugore n'umugabo, sibyo cyangwa reka tuvuge 40, reka tuvuge 40 kugira ngo tutaza abantu badukurikiye baze kumva urugero ntanze. Nk'uburi umukobwa, Imana igutumye ku buryo bw'imyubakire ku muntu ufite umugore n'umugabo mu muryango, tukavuga ati tujyane iyi message mu buryo bw'imyubakire mu ngo zabo, bya bintu nashatse kuvuga cyane. Byitwaramo turi umuntu w'umukobwa nta kintu biziho. Yego, rero icyambe nakusubiza aho ngaho, Imana yacize ubwenge. Imana yacize ubwenge, ishobora guhereza message uri bujyanira abo bantu, bo bakabyumva, wenda ishaka kutabiguhereza wenda uko ubishaka, ikaguha message ariko wayibabwira bo ubwabo bakamenya icyo washatse kubabwira, kuko ntago Imana yagutuma ku bantu ngo ibe nicyo mbese kubabwira ibyo yagutuma ko abo bantu n'ubundi bifite ukuntu irabyisobanura kuri abo bantu. Ntago byananirana pe, ntago byagorana. Nkikakubwira ati nyamati dore ninjoro bigenda gutya, ariko simbizi neza. Ibifite ubundi buryo bicishamo, ibifite ubundi buryo bicishamo, utaza kumenya ibyari byo cyane rwose. Nose ko nkungu mu minsi yashize nigeze gusengera umupapa, yararwaye kino gice cyo hasi. Mbona ngiye muyerekwa, mbona igice cyo hasi cye kirahumanye, mbona mbese habaye umukara. Mbona hariho ibintu byinshi bimeze nk'ibigozi bihaziritse. Ngiye mpita mpabwa ubusobanuro bw'ikibazo afite bw'indwara arwaye. None ariko ikintu yararwaye nahise nkimenya, sinkikubwiye ko nawe uri kucyumvura umuntu mukuru. Nabyumvise. Bimubwiye gutyo we aratinyuka ahita abinyerura arambwira, ariko uburyo cyane rwose, kuko yampamagaye akeneye ko dusengana, ndamusengera Imana irabihishura. Uburyo nabimubwiye nabwo ati ngiye mbonye guturuka hano ku gice cyo mu nda yawe hasi urwaye bikomeye cyane, ariko Imana irakuvuye. Uwo mugabo menya yariye kuri telefone pe, arambwira ati nicyo cyifuzo nari mfite, ariko njye nanjye nabimubwiye gutyo we acyumva cyane kundusha bitewe n'uburwayi yari afite. Yego, we yaraguhamagaye cyangwa nawe wamuhamagaye? Oya, niwe wamama. Njye sindanamuzi kuri telefone, simuzi,
hari n'igihe azambona wenda akabyumva ariko simuzi. oya Imana ishimwe nabyumva ntago twamumeshoninze kutubwe ngo n'uyu nguyu. Oya. Bivuze ngo iyo umuntu aguhamagaye Imana ishobora kuhita igukoresha ikahita umubwira ati nyaboneka nubwo uje kumpamagara ariko ndabona ikinyika ari cyo kintu kiguhangayikishe kurusha cyane rwose pe. Imana yacu irareba ntago ijya yerekwa. Abantu benshi banzi tujya dusengana njye niyo umpamagaye ugatangira ukambwira ngo ufite ikibazo mpita ngukupa. kubera iki? Ntago mba nshaka umuntu none se gutya hari igihe uhamagara umuntu ugatangira ukavuga njyewe mfite ikibazo iki n'iki nyine unaguhamagara nkakubwira nk'ibyifuzo byanjye mfite. ibyo bintu hari n'igihe abahanuzi benshi b'ibinyoma babigenderaho agasengera bya bintu byo wamubwiye nyine akaba ari nabyo aguhanurira. ariko niba ushaka kumenya ko Imana ikuzi, niba uhamagaye umuhanuzi koko ngo agusengere ceceka umubwiye ati njye nshaka ko nsengana nawe musenga Imana iguhishurira ibibazo ufite. none si nkungu utavi uje ngo dusengane warangiza ukumva nkubwiye ibibazo wari ufite utabimbwiye ntiwakizera ko Imana yakubonye. Cyane ukuri pe. Niyo naba ntizera nk'ubu nje urumva ukahitera ku kibazo nari mfite icyo nashaka gusengera ukambwira ati ufite ibibazo ibi n'ibi ukanambwira n'uburyo wenda ibyo bibazo nabyitwara kugira ngo bigende neza. Yego. Ewa niyo naba ntizera Imana ko kanya navaho nyizeye. ariko si nk'ubu ngubu tuvugishije ukuri uje gusenga ukambwira ngo njye mfite ikibazo iki n'iki byagufasha iki? wavuga ati n'ubundi ampanuriye ibintu byo namubwiye. akenshi njya nkunda kubwira abantu ngo ntimukajye mukunda kubwira ibyifuzo byanyabahanuzi koko uwo muhanuzi niba ari mu mwuka w'Imana azagusengera Imana ivuge ku kibazo wari ufite. ariko umuntu utarimo iby'Imana yakereka ibyo kwihagana he. ariko Imana yacu irareba niyo wanakicecekera Imana iravuga. Pastor Abana ho tuherutse kuganira ambwira amagambo akomeye arambwira ati muhanuzi yemerwa ibyo hano ariko bigize ute byasohoye. ariko nanone hajemo ako kantu ko kuvuga ngo njyewe rwose nutambwira ibyifuzo byawe njye Imana kandi koko ni nabyo ubundi tuba tubwira Imana ibyacu ntibizi. ibibizi. hari umuntu umwe wigeze kunyigisha gusenga arambwira ati brother David ugiye gusenga amagambo angahe? ndavuga ati mvuga ibibazo byanjye byose kabitonde. niko nasengaga pe. ndavuga ati Mana ndagushimye wandinze uyu munsi nkaba nkavuye ko gushima ko Imana yandinze. Mana mbabari ibyaha byose mfite nkabivaho sibyo. narangiza nkajya kuri mfite ikibazo kiniki gikemure, mfite mama urwaye bikemure, mfite papa umeze gutya bikemure, mfite amafaranga ariko n'umwana yabuze minerivara no mu nzu byashize ngavuga ibibazo nejo bundi narwaye. urumva ukuntu nasengaga ukuntu bisekeje. Yego. umuntu arangije arambwira ati reka ntukajye usenga gutya isengesho ryawe rishyize mu bintu bitatu. vuga Mana ndagushimye ko wandinze cyane banze ushimye Imana. icya mbere. icya kabiri hane. icya gatatu uvuga ati Mana ibyanjye ni wowe ubizi ni wowe ubigena cyane njye nzi kurusha uko niyizi ngendera ibinkwiriye cyane rwose. none se David wowe nta bintu umuhanuzi yaguhanurira wenda utayimuke cyangwa nko gusengera nk'ahantu wenda ugasanga ahuje n'ibyifuzo wari ufite cyane. njye ibyo ni nacyo muri iyi minsi ngenderaho cyane. ni nacyo kintu ngenderaho cyane cyo kuvuga ngo niba ugiye kunsengera basi impanuro ntakubwiye ibyifuzo byanjye cyane. ariko namwe ntimukayemo akunda guhanuza cyane. ariko nibyo umva ujya kurikira Radio Rwanda. Yego. icya mbere ni iki? ni amakuru. ariko ayo makuru agira isaha. isaha zose ntago ari isaha y'amakuru. isaha yose amakuru mu gitondo saa moya nimugoroba. reka nguye kano kantu. buriya ngo na kera iyo bavuga bagiye kugira gutera ikindi gihugu hagene bandi Diyone ni bande bagiye bohereje ngo reka mvuge kino kintu reka mvuge ku Bayisiraheli. Abayisiraheli bava kwa Faraho bageze mu butayu barangije bavuga ati none siko tugiye Kanani tukatugeza hano mu butayu tukareba imbere yacu ni gute turamenya amakuru y'umurwa tugize ute tugiye. yohereza abagabo bangahe? 3. bajya gutata iki? igihugu. bajya gutata igihugu. bagiye gushaka iki? amakuru. ariko cyari cyo gihe nanone njye ikintu gisigaye kimbabaza muri iyi minsi ngutamenya irajya agenda nk'impumyi. yego ni byiza gushaka amakuru ariko nabwo mu gihe none sayige wenda hano abantu badukurikiye bazabitubwira nta gihe wari wasenga Imana ikagucecekana bimugaye cyo guceceka
hari igihe ujya gusenga Imana uzi kiravuga ntivuge cyane rwose cyangwa ukagenda ufite icyifuzo runaka ugifite ku mutima Imana ntikivuge ikavuga ibindi bikomeye. Icyo kibazo nakundaga kujya ngibwira abantu nk'ubu ukajya gusenga ugiye gusaba inzu Imana ikakubwira ati mukijije impanuka cyane cyangwa ukajya gusenga uvuga ati Imana ntwaye impyiko Imana ikakubwira ati nguhaye inzu. Ibyo byo ni Imana izi bidukwiriye kandi data areba uyu munsi akareba hagati akareba n'ejo hazaza. Rero niyo mpamvu akenshi uzajya gusaba ngo Mana naburaye ikavuga ati nkwihereye inzu kubera ko mbese ubundi Imana ireba igifite agaciro cyangwa se igikenewe kuruta ibindi byose. Nk'ubu nkaza nkavuga ati ngereka ndebe hano umukozi w'Imana mami muhamagare yego rwose nuba mfite ibibazo bindemereye mu rugo byanze byageze uti Imana ikahita imbwira ati uzi n'ikindi ngukijije mu nda cyane kandi mu mwaka kanya umuntu ntago handya ariko Imana yarebye ibona ejo nicyo kibazo uzaba ufite gikomeye cyane iravuga ati ngukijije mu nda. Numva rero turacyakomeje kwiganira na mami. Mami nk'ubu tuvuze kuntu Imana igukoresha ntukunda umuntu ukubwira ibyifuzo byiwe. Simbikunda pe no mu bantu bazampamagara wenda muri iki kiganiro hari igihe ariko bwa mbere wenda bambonye uko bukiye nuko bwije Imana igitabara abantu bakagura touch bakajya ku mbuga nkoranyambaga nyine bakareba. Ariko nk'abo dusanzwe tuziranye bo barabizi ariko abo tutaziranye ngiye sinkunda umuntu umpamagara ngo ambwire ngo ufite icyifuzo iki niki ndagukupa ubwo ningukupa uzabyihangana arakureka akagwamagara ati nsenge umukozi w'Imana niba ukeneye ko dusenga mpamagara dusenge. hari nabo wenda numva gutyo akampamagara mbwa namukupa wenda nakumva umutima ugarutse wo kumugira imbabazi nkongera nkamwitaba nkamubwira reka dusenge mpamagaye kugira ngo dusenge nyuma nkamusengera nkamubwira ngo aho mbwira icyifuzo rushaka gushira imbere y'Imana akambwira ati byose wabimbwiye nkabwo rose Imana siyakubonye cyane rwose rose ibyo nashaka gushyira imbere y'Imana n'ibiri ariko wabanje kumusengera cyane rwose pe ariko bene na byiza hari ikintu abantu bavuga burya ngo umuhanuzi ngo nta kigufite wamuha ahubwo ngo nukugaragaza iby'Imana yagize ute gushima iby'Imana yagize ute yakoze kandi burya ngo n'Imana burya ngo abantu babizi neza burya Imana ngitunzwe n'amashimwe yacu cyane ngo kuba twa Imana yakoze igitangaza yadukoreye imirimo tugashima burya ngo niyo mpamvu no mu gusenga dutangiza isengesho ryo gushima cyane. Hanyuma mami ubifata ute nk'abantu bavuga ko bafata ibitangaza by'Imana bakabyitira Satani cyangwa se bagafata ibitangaza bya Satani bakabyitira Imana abantu bari aho ngaho bari mu rujijo bifata ute nkawe? Abo ngabo baracyafite ibitekerezo biciriritse ahubwo Imana izabasange. None si tuvugishije ukuri niba Yesu yaravuze ngo nimunyizera muzakora imirimo iruta ngiyo nakoraga bivuze ngo Yesu hari ibyo atakoze abyasize adakoze mbese hari urugamba yasize atarwanya yarusigiye abazamwizera babandi bazamuhamya ubwo rero nitumwizera ngo tuzakora imirimo irenze iyo yakoze. None tuvugishije ukuri niba umuntu asengeye umuntu uri muri bomboni nukuri cyangwa se uri muri koma akava iyo yarari cyangwa ugasengera umuntu wamaze igihe atabyara akabona urubyaro cyangwa ugasengera umuntu wabuze inzu Imana ikayimuhereza barangiza ibitangaza bakabyitira ngo niba abakozi ngo ba Satani harya Imana yacu yarananiwe ku buryo itakibasha gukora ibyo byose. Iki kibazo nkibazaho wenda niwe usengeye umuntu akabyara makavuga ati ari izindi mbaraga yakoresheje tutegeze uriya mwana tureka azakubita imyaka 15 yakubita imyaka 15 nkahanga ngo nubone ngo niyo tunarebye ngo dusanga tuzuyemo neza ibi cyane ge mu rugendo ntibibura ibyo bintu usije bibona cyane bibaho pe simbizi neza uracyari umukobwa niba hari isezerano Imana yakubwiye ugasanga bati aha nguriya buranga ari utuntu yakoreshejwe ngo umusore mukunda reka turebe neza namara kugerayo tureka zabayo bakagutega iminsi wagera ukabayo ugakubita imyaka 10 ukabyara hungu nako bukabayo tuzi n'ikindi buriya ngo yango cyagenga ajya gukora ubukwe hari utuntu yagiye afite aho ngaba ari umwabwo za Satani nabonye abantu ntago babura impamvu niko tubaye sinzi tubaye uko batekereza abantu ntago tubura impamvu niko tubayeho kandi ntimukajye mutwivovota nawe uri umuntu niko tubaye ntago tubura impamvu ariko Imana ijye bababarira pe ntitugaye Satani umwanya ntitukamuhe amapeta adakwiriye Satani koko tuvugishije ukuri ahubwo si ninde utamusenga niba yakora ibyo bitangaza ninde utamusenga
twaba turi kujya gusenga imana y'ibiki? Niba satani we wakora ibitangaza ninde utajya ukabaho ukagira amahoro, ninde utajya kwa ukabyara satani, umwana akaba muzima akabaho karamba, ukabona inzu ukabona imodoka, niyo satani abitanga ninde utajyayo? n'abavuze ngo akora amafaranga kwa satani Oya. barabivuga nanjye nabaza ati ko amafaranga muyakura he ngo nanjye nzarebe ko nyakurayo nkayabona ngayagiriramo amahoro, nkayabona nkaza ngayagiramo amahoro. Yego. Icyo kibazo nakibajije pe, ariko abantu ntibatekereze ko Oya, ariko ntitugahereze satani amapeta adakwiriye, ni ukuri. Ntitugahereze satani. Ariko n'abantu bavuga ngo bakora amafaranga kwa satani, ngo babona urubyaro ruvuye kwa satani, nta mahoro. Ariko se ubundi bibaho? Ayo mafaranga bayakuraho gute? Ko twese twajyayo. Njyewe ntabwo njya mbyemera ibyo bintu pe. Satani arayatanga. Ariko nta n'umukene waba uriho, abantu bose bamuyoboka. Ntabwo bazi uburyo Imana niyo bosi, Imana ifite byose. Satani nta mbaraga afite, ntitukamuhereza amapeta adakwiye. ni ukuvuga ngo amapeti satani ntayo afite Cyane rwose pe. n'agatangaza k'akanya gato ntabwo yagashoboye. Ntako satani ntacyo ashoboye, satani umva ntacyo habe na kimwe. Ngo bibaho satani ngaruko uretse kugerageza abantu b'Imana, nta kindi satani ashoboye, no kuduteza agahinda nta kindi. Yego. Hanyuma ufata ute nk'abantu bumva ko kuza wenda uko wavuga imbaraga z'Imana, uko wavuga Imana imitangaza n'imirimo agiye gukoresha, ukaza ukabibwira abantu benshi, Imana bakavuga ati Imana ifite uburyo ibwira umuntu, mbese bakabifata nko kwiyamamaza. Wowe byumva gute? Ikintu cya mbere, nutamamaza Yesu azaguhereza ibizatuma umwamamaza. Burya abantu benshi baribeshya, wenda bakabona umuntu ari gushima Imana inkoresha ibi, Imana yankoreye ibi ngibi, bakagira ngo ni ubwibone, ariko siko bimeze. Yesu yaravuze ngo uzamuhamiriza mu bana b'abantu nawe azamuhamiriza imbere ya Data. Bivuze ngo nudahamya Imana nawe ntaho izahurira nawe. Kandi ushobora kudahamya Imana ubu ngubu uri muzima, ugakubitana n'ikintu mbese cy'ikirwara gikomeye cyane, ukazaza utanga ubuhamya bw'iki, noneho ukazayihamya neza warahuye n'icyo kigeragezo. Byaba ari bibi. Kureka abantu bashaka ngo tubanze tukire. Akenshi abantu benshi bakunda kugira imbaraga zo kubara inkuru za bagenzi babo. Runaka yarasebye, runaka yaramwaye, amaze iminsi ari gukubitwa, urwo rwe rwarasenyutse, ariko kubara inkuru za Yesu, ngo wicare n'umuntu umubare ngo Yesu yankoreye ibi, Yesu yaranyambitse, Yesu yampaye izina, Yesu yampaye agaciro, bikananirana. Nudahamya Imana ku neza uzayihamya ku nabi. Niko bimeze. Hari igihe kigeze ugeramo wowe mami bwawe, ukumva wivovota amasezerano y'Imana yagiye guhereza? Bijya bibaho. Byagenze gute? Nyine hari igihe wenda ntago ari ubuhamya ngo usabye utaza kubishya mu gihe kirekire, ubitubwiye mu nshamake, nurangiza unatubwira uburyo icyo gihe kigezemo kigobotoramo. Hari igihe wenda usengera nk'abantu benshi, ukabona bari gusubizwa, we urana cyaraho ngaho, wenda ukaba ufite nk'ikibazo mbese kimwe cya bibiri, ukavuga ati Imana ngiye kwambwiye ko uzakora ibi, byagenze ute, bimeze bite, Imana kubera iki wabyemeye? Ariko ibyo byose namaze kumenya ko Imana ijya ibyemera bikabaho. Burya hari igihe ushobora no gusengera ikintu ugashiraho Imana pressure, cya kintu ari ryo gare ryawe ryo gutaha, ariko Imana yakureba ikavuga ngo igihe cyo gutaha cyo si iki ngiki, ikabigutindijeho gato. Mbese wunze mu ryo Pastor Abana yigeze kumbwira, arambwira ati David nubona amasezerano yawe asohoye, kuko yari atusobanuriye ibyiciro bitatu by'amasezerano. Hari isezerano ry'umunsi, hari iry'icyumweru, hari iry'ukwezi, hari iry'imyaka, yagendaga bitubwira. Nawe navuga ngo iry'umunsi ryaba ari ryiza, ngo tekereza ngo Imana ingayo isezerano rigasoma umunsi umwe, bivuze ngo ejo uzaba cyane. Ubuze amasezerano yose uba yabonye. Niyo mpamvu akenshi nubona wowe udukurikiranye wenda Imana itinze kugusubiza, ntukabyivovotere, ntukabitekereze nabi, ngo uvuge ngo Imana yaragutaye, ngo Imana yarakwibagiwe, ahubwo hari ibyo Imana ibikiri gutunganya, hari ibyo Imana ibikiri gukora. Biragoye kuba umuntu twabona ko yagiye mu masezerano, ugasanga hari nk'ababyeyi benshi wenda ubona mu muhanda ukabona yakenyeye neza, ariko afite ikintu kimwe akenyereyeho cy'ikibazo gikomeye cyane. Bivuze ngo muri ibyo yaravuze ngo nuntabara uzantabara untabaye, ngo singasubire mu mibabaro yanjye. Nubona Imana itinze ntuzatekereze ko yakwibagiwe, ahubwo haba hari igihe
wenda ukabona Imana itinze gukora wowe ukahita wifata ati Imana kuki wanteranye utakoze ibi kandi warabinyemereye kandi ubwo Imana bifite ibindi byinshi gutegura haba hari igihe Imana iba yarateguye cyawe ntukajya ubona abandi Imana yabasubije vuba ngo bigutere kubabara ngo kubera iki hoya buri muntu wese afite igihe cye hanyuma ndabona akava kari kugenda kagwa mami naye ngubajije ikibazo nk'umuntu uri mu bibazo muri iyi minsi wumva wivovoteye Imana kumva rimwe na rimwe yanze Imana akageza naho yanga ubuzima bwe ari igihe wanga ukavuga ati Imana kuki wambwiye bino bintu burya umuntu ugeze kubaho kwanga ubuzima bwe burya Imana aba yayitakaje icyizere kera cyane burya ugeze igihe cyo kwiyahura kwanga ubuzima bwawe burya Imana warayitakaje icyizere kuko umuntu muzima ntago yiyahura kandi ngo no kwiyahura muri Bibiliya ngo ni icyaha buriya ni icyaha gikomeye rero bigeze igihe cyo kwiyahura waratakaje Imana icyizere hari nk'umuntu muri iyo situation ni ngiye ikintu wamufasha cyangwa se ngiye nama wamugira mami jewe icyo nabwira umuntu wenda uri muri icyo kigeragezo ni uko yakizera Imana agasenga agakomeza akarindira icyo Imana yavuganye nawe igitabo cy'umubwiriza ibice 3 icyo gice uhereye ku murongo wa mbere niho habivuga neza ngo buri gihe n'igihe cyacyo bivuze ngo uyu munsi niba urukurira hari igihe cyo guseka niba uyu munsi uri gucuruza bikanga hari igihe cyo gucuruza bikemera niba uyu munsi uri mu marira meza ate Imana yaremye mu mucyo niyo yaremye n'umwijima rero ibihe nk'uko habaho amanywa hakabaho nijoro ni nk'uko igihe gishobora kugira nawe Imana ikagusetsa Imana ikagusubiza amasengesho bya bibazo urimo ukabona Imana yabikuyeho cyane rwose pe byabe bikugoye ubona ko nta nzira nta gisubizo Imana byose ikabikwibagiza ariko si niba inyoni yabaho idahinga nta sambi ifite yibera mu giti ntiwanamenya ngo irarahagana kandi ikabaho igasa neza utekereza ko Imana yiremye itayizi iranyoni inyagirwa cyane rwose ntiyambara nabi none Imana ariweho n'inyoni ninde yahereza agaciro gakomeye cyane ubuza ko kantu niba ku muntu wambye ngo David ngo tekereza nk'ubu uyu wari umeze nk'ibuye arambaza icyo kibazo uyu umeze uribuye biba bimeze bite ndavuga ati kabisa ubu mba ndi mu mfuruka narubatse amazu bakajya bigaho kubita inyundo bikanya ariko Imana ntiyigeze itugira ibyo byose ayi bava kwa kimvura yadutesheje umutwe rero reka ngusaye n'umuntu nk'iminota nk'ibiri uduhereza impano y'ijambo ry'Imana niba urarisoma niba uravuga iryo mu mutwe gusa ntago nshaka ko turenza iminota 2 nindangiza ndahita ngubwira ikindi gikurikira ariko tumaze kumva ijambo ry'Imana akabona nubwo imvura yadutesha ariko tukagira ahantu tuba tugize ute tugeze tukavuga ati byibura umuntu twamuhaye impano cyane cyane ko twavuze ibintu byinshi twavuze kwizera twavuze gusenga twavuze ku bantu batakemera ko Imana ikora Imana irahari yayindi yakoraga kera n'igikora n'uyu munsi Imana ngo ntago igibe sirimo nta terambere igira yora kwa kundi usibye twe tugenda duhinduka gake gake ni karibu ndaza kukubwira ikindi dukurikizaho reka dusome ijambo rito cyane riri muri Yesaya ibice 60 burya ijambo ry'Imana ritubuhanuzi warisengeramo waryizereramo kandi Imana igakora imirimo iryo jambo ratubwiye ngo umutwe w'amagambo umukiza w'amahanga azaturuka i Siyoni Yesaya 60 umurongo wa mbere haratubwiye ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye ngo dore umwijima uzatwikira isi umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga ngo ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho amahanga azagana umucyo wawe n'abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana haleluya amen wowe udukurikiye muri aya masaha hari ibyagusinzirije hari igihe abarozi bagusinziriza cyangwa se amagambo akagusinziriza cyangwa se ukagira n'intege nke mu murimo w'Imana ugasinzira sinzi biri kugusinziza muri iyi minsi ngo ni ibiki ariko igihe kirageze cyo kubyuka ugakora nk'abandi nawe ukagirirwa neza n'Imana haleluya bishoboke ko uyu muntu nawe igihe cyageze agasinzira wenda akabona ibibazo bimugose cyangwa ibigeragezo ari byinshi cyane ariko iri jambo ratubwiye ngo byukura bagirane kuko umucyo wawe uje iki ni igihe cyo kubyuka ugasenga
ibyo Imana itakoze mwa uriya mwaka ikabikora 2026. Hari igihe usengera ikintu igihe kirekire cyane ntigisubize, ariko uyu munsi wa none ijambo ratubwiye ngo ni igihe cyo kubyuka. Imana irakubyukije, wa mukobwa Imana irakubyukije, wa mugabo Imana irakubyukije, wa mubyeyi Imana irakubyukije. Hari igihe wubaka urugo ukabona rwarasinziriye byaranze, ariko data yategetse ngo urugo rwawe nirwongere rubeho. Amen. Ubukwe bwawe nibwongere bubeho. Hari igihe umukobwa agira ubukwe ariko ugasanga bwarapfuye inshuro imwe, inshuro ebyiri, inshuro eshatu, ariko Imana yakubwiye ngo byuka. Imana irabibyukije. Bya bindi uzi byasinziriye, bya bindi uzi ko abantu bavuze ngo byarapfuye byararangiye, Imana iravuze ngo nibibyuke mu izina rya Yesu. Ikindi kintu ahangaha minota 2 iri kurenga imvura iri kugwa. Ubundi twarekeye aho ngaho rako imvura yabaye nyinshi. Imvura ndikona yabaye nyinshi. Reka dusezanye abantu kino kintu nabo bambabare, kandi bantu banye basabye imbabazi cyane kubw'ijambo ry'Imana tugiye kumva kuri mama agiye kutubwira, ariko imvura yagiye turogoya kenshi, namwe muri kubibona ko biba bitoroshye. Ahubwo reka tumusaye ikintu kimwe, aduhe nimero yiwe anadusengere ku bantu bafite ibyifuzo. Ku bantu bifuza gusengana natwe, nimero wamamagaraho ni 079 34 37 969. Ni ukuri dutandukanye ntabishaka, numvaga ngezaho mbese biryoshye cyane. Reka tubakumuze n'uzagaruka, kuko tuganira iminota mikeya kandi ubutaha tuzaganira iminota myinshi. Nta kibazo. None reka dufashe gusenga abantu bafite ibyifuzo bigiye bitandukanye, n'ubundi mu minota mike kugira ngo imvura itakomeza kutunyagira. Yego. Uwiteka Mana yacu, Mana nziza, tugushimiye umwanya wabanye natwe, tugushimiye Data Uwiteka uburyo waturinze, izina ryawe nirishimwe. Reka badukurikiye muri aya masaha ubaho umugisha, imbaraga zawe zibabeho, basindira babyutse, abibyabo byasinzira ibibyutse, abamasezerano yasinzi Uwiteka Imana wongere wiko isezerano wagiranye nabo, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Reka ubyutse abarwayi bari kwa muganga, ubyutse ibiremu Uwiteka Imana, ubyutse byinshi ku buzima bw'abadukurikiye hano hanze. Ngaho tubera Imana kandi ukomereze amaboko neza, ikomeze kudutindaho mu izina rya Yesu. Amen.